Ikaze nanone kuri cano Mr Skorere Kizito, amahoro Imana akomeza abane namwe, muhawe ikaze nk'ibisanzwe. Kuri uyu munsi wa none tukaba tugiye kurebera hamwe ikintu Jihad yazize. Uyu Jihad yarazwi cyane, abenshi bamuzi ku mazina nk'umushu w'abashu ku mbuga nkoranyambaga, dore ko akunze kugaragara ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye nka Dynamic Show cyangwa se Jihad Vlogs, Jihad TV Show. Izo zose ni imbuga cyangwa se amacana agenda agaragaraho cyane, abenshi baramuzi dore yuko afite izina ritari rito cyane, ndetse ibintu biri kuvugwa nuko yatawe muri yombi. Ubu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukaba ruri kumukurikirana cyane kubera amashusho y'urukozasoni. Uyu nawe yagiye agaragara cyane dore yuko yagiye aburirwa abenshi nyine, haba abayobozi, haba umukuru wa RIB, uyu muyobozi mukuru Murangira Bitsio akaba yaragiye amugira inama ndetse anamwihanangiriza kubera amashusho yigeze gusohoka. Ni amashusho y'urukozasoni Jihad ubwe yagiye agaragaramo, ndetse na nyuma yaho haba amagambo bagenda bavuga yandagaza ku mbuga nkoranyambaga bikaba bitemewe, akaba ari mu bakomeje kujya babivuga. Ese uyu Jihad yatawe muri yombi, noneho bigenze ute? Ko ni nyuma y'uko byari bikomeje kugaragara yuko video ziri trend ziri kugenda hirya no hino ari video za Yampano, uwo Rizagwira Florier, uyu muhanzi w'umunyarwanda ukunzwe cyane uturuka mu karere ka Nyamasheke, abenshi bakunze kwita ko ari umushi, ariko video ze nizo zari zimaze iminsi zigaragara. Ariko uyu Jihad umushu w'abashu nawe akaba yarakomeje kwihanangirizwa ndetse agakomeza kwiyamwa, bamubwira yuko adakwiye gukomeza gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Aho bamubajije mu itangazamakuru, we akavuga yuko nyine we akiyemerera ubwe ko ari nk'indaya rwose, ko ntacyo bimubwiye, ko aba ari gukorera abakiriya be. Ariko ibyo nanone leta y'u Rwanda cyangwa se urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ntago rubishyigikira, ntago rwemera yuko hari umuntu n'umwe wakwirakwiza amashusho ku mbuga nkoranyambaga, yaba araye yaba ataraye, ibyo byose urabihanirwa. Dore yuko hagaragaye Jihad amashusho ye ndetse y'urukozasoni ari mu buriri, ndetse hanagaragara uwitwa Emeline Shang nawe yaratawe muri yombi, ndetse aza kwisobanura avuga n'icyabimuteye. Ndetse nyuma yaho hagaragara umuhanzi w'umunyarwanda Rizagwira Florier Yampano. Uwo Yampano rero nawe akaba ari umwe mu bari bakomeje gukurikiranwaho, ariko we aza kurega avuga yuko Patrick, uyu uzwi cyane nka Pazo, ari we wakomeje kujya akwirakwiza amashusho ye y'urukozasoni nk'umuntu bakoranaga, nk'umuntu nyine babaga bari kumwe cyane, nk'umuntu wamufatiraga amavideo, ndetse akaba yari afite access ku mbuga nkoranyambaga za Yampano. Ndetse byaje kugaragara yuko uyu Yampano nyine ari Patrick wayakwirakwije, ndetse Patrick akakomeza gusaba amafaranga yishyuza abanyarwanda, avuga uti nimunyishyure ubundi mbatemo video ya Yampano. Ibyo akaba ari ibintu bitashimishije benshi cyane. Ndetse kuri uyu munsi wa none uyu mubazi nka Jihad, uyu mushu w'abashu, ndetse nawe akaba yatawe muri yombi, akaba yafashwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, rukaba rwamufashe ndetse rumushinza kuba akwirakwiza amashusho y'urukozasoni, haba ay'abandi bantu ndetse n'aya Yampano akaba yagaragaye. Uyu rero umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha akaba arimo yabivuzeho avuga yuko yihanangirije, yavuze yuko yakomeje kumwiyama, amubwira ndetse anamubuza byinshi, ariko akaba atarabyumvishe cyane. Ibyo rero bikaba yarahise agaragaza yuko nyine iyo udashaka gukurikiza amabwiriza, iyo udashaka gukurikiza icyo leta nyine igusaba, nayo ikora igikwiye. Uyu Jihad ukunzwe n'abatari bake cyane, dore ko abenshi bakunze kumwita umutinganyi, abenshi bakamukunda, ababebi, abanyarwanda, abanyarwandakazi, ndetse abanyarwanda muri rusange bakunze kumwita ko ari umushu w'abashu, kubera ko ahorana inkuru nziza rwose, abenshi bakazikunda, nubwo yaba ari amajajwa, abenshi bavuga yuko rwose harimo inyigisho. Uyu Jihad rero ni Jihad, ushobora kumwita umubloga cyangwa ukamwita umuntu w'umwe-influencer mu Rwanda, ariko akaba agenda agaragaraho uduco tugiye dutandukanye. Ndetse mu ntambara ye n'uwitwa Kasuku bagiye bagaragara batera
baterana amagambo ubona ko ewana kabisa bakoze intambara ku mbuga nkoranyambaga, buri wese asubiza undi atuka undi, ibyo nabyo biza gutuma nyine uyu Djihad benshi bakomeza kumumenya. Nawe ni umuntu umaze igihe kitari gito ku mihanda, amaze igihe kinini cyane ku mihanda, arimo avuga amagambo menshi cyane ndetse abenshi bakanamukunda. Uyu Djihad ndetse akaba yakurikiranweho ibyo birego byo kuba akwirakwiza amashusho y'urukozasoni ndetse Djihad ndetse uyu Djihad cyangwa se umushu akaba ari umwe nyine uzwi amazina ye nyakuri, dore yuko yitwa Uzabakiriho Cyprien ndetse akaba nyine yatawe muri yombi ari kumwe na mugenzi we witwa Nesta. Uyu Nesta nawe akaba ari bamwe nyine we na Djihad batawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, bakurikiranwaho kuba bakwirakwije amashusho ya mpano arimo atera akabariro we n'umufasha wiwe, ndetse akaba ari ibintu nyine leta y'u Rwanda idashyigikiye na gato. Ndetse umuvugizi wa RIB Murangira Bitsiyeri Dogiteri akaba yarimo avuga yuko ari ibintu batazihanganira na gato, ari ibintu batazigera bashyigikira, kubona hari abantu bakomeje gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ndetse ari ibintu nyine bitemewe. Ni nyuma y'uko nyine bakomeje kwihanangirizwa babuzwa, ariko uyu umushu w'abashu cyangwa se Djihad akaba ari umwe mu bari babizi, ariko agakora ibintu nyine bivugwa yuko nubwo ari kubikora ikibi kibirimo. Bakomeje gukwirakwiza aya mashusho y'urukozasoni ya mpano kandi ari ibintu bitemewe, ari ibintu bihanwa n'amategeko, ari ibintu iyo bagufashe ugahamwa n'icyaha urafungwa. Dogiteri Murangira Bitsiyeri umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akaba yarimo avuga yuko nta na rimwe bazigera bashyigikira cyangwa se ngo bajenjekere abantu bose bazakomeza gukora ibi ngibi, ndetse babwiwe byinshi, babujijwe byinshi, ndetse bakomeje kuburirwa, ariko kuri ubu akaba yahamije yuko bagiye kujya bakurikiranwa bari muri gereza cyangwa se bafunzwe, atari bya bindi byo gufunga ugasohoka, yuko byagiye bigaragara yuko bajyayo bakagerayo bakisobanura, bakaba bavuga yuko nyine barasohoka igihe bashakiye, ariko we yahamije avuga yuko kuri uyu munsi wa none ari ibintu batazigera bemera, ari ibintu batazigera bashyigikira, kubera ko byagaragaye ko ari abantu benshi bakomeje kugaragara mu makosa nk'aya bakwirakwiza aya mashusho, kandi ari ibintu bitemewe, ari ibintu bifatwa nk'icyaha gikomeye cyane muri leta, ndetse guverinoma y'u Rwanda ikaba itabyemera. Uyu Uzabakiriho Cyprien na Nesta akaba ari bo bantu batawe muri yombi, ni nyuma y'uko uwo Pazo Patrick cyangwa se uzwi cyane ku izina rya Pazo nawe yari amaze igihe arimo avuga yuko gusa atabikoze, ariko yampana akavuga yuko nta wundi muntu wamukoreraga kuri fone wari ufite ubushobozi bwo kuba yakoresha fone ye nyine, nta wundi usibye Patrick cyangwa se uyu Pazo. Akaba ari ibintu nyine ubona ko uko byagenda kose ari umuco ukwiye gucika, umuco ukwiye kubuzwa cyane mu banyarwanda, yuko ari ibintu bidashimishije, ari ibintu ubona yuko nyine ntaho byageza abanyarwanda. Uyu Djihad rero nawe akaba yatawe muri yombi nk'uko nabibabwiye, kandi akaba ari icyaha kizakomeza gukurikirana abantu benshi bazagenda bakomeza kubikora. Ngayo nguko rero